Okay guys, nongeye kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Ni wa musore wanyu rero Bahati Chris kuri The Truth Inside. Yamwibutsa gukora subscribe wowe niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro by'ibyamamare, ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa isaha ku yindi. Rero nta kindi kiduturanyije cyangwa nta kindi nkuzaniye, na makuru arimo gucicikana hirya no hino cyangwa ku nkuta nkoranyambaga y'icyamamare cyitwa Fally Ipupa. Fally Ipupa ni umwe mu bahanzi bakomeye cyangwa mu bahanzi bakunzwe mu gihugu cya Congo cyangwa DRC. Ni umuhanzi ukurikiranwa cyane dore ko yagiye akora music ye iri kuri Billboard cyangwa music ye iri hejuru, iri on top. Muramwibuka Fally Ipupa ni umwe mu bahanzi bakoranye n'umuhanzi uturuka muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umukobwakazi witwa Olivia. Akora n'indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa cyane hirya no hino, harimo za service cyangwa se original, indirimbo zagiye zihagurutsa Afrika cyane dore ko zakunzwe ku rwego udashaka kumva. Uyu muhanzi rero aherutse gutegura igitaramo muri Congo ahantu bita Kinshasa. Igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo udashaka kubyumva, ko dore ko no kwicara muri VIP byari itike ihenze cyane, ariko urebye neza wasanga no muri VIP aho hakubise huzuye cyane. Ni umwe mu bantu bakoze igitaramo gitangaza abantu benshi cyane dore ko abantu bari bakirimo muri icyo gitaramo batari bake cyane, dore ko no hejuru mu ntebe zisanzwe ko abantu bari bakubise buzuye cyane. Uyu muhanzi bigaragare ko akunzwe cyane no muri Congo, ndetse usibye no muri Congo no hanze ya Congo. Ni arimo kujya muri za Cote d'Ivoire cyangwa za Ghana. Usanga kwinjira mu gitaramo cya Fally Ipupa aba ari amafaranga atari menshi cyane, ariko ahangaha kuri no stadium yakoreyemo Kinshasa, kwinjira muri VIP byari amadolari 1000. Kuvuga ngo ati kwinjira muri VIP yari amadolari 1000 kugira ngo ubashe kuba wakicara muri VIP. No mu myanya isanzwe wasangaga ari amadolari 50, ayandi 30, ahandi 10. Rero byari ikirori gishimishije cyangwa byari igitaramo gishimishije cyane. Rero mwibutsa yuko uyu muhanzi no muhanzi ugaragara ubuhanga bukomeye cyane, no muhanzi uzi kuririmba, no muhanzi ukunzwe cyane n'abantu batari bakeya, dore ko no muhanzi uzi live washimishije abantu cyane ku rwego abantu bavuze yuko byari bitangaza. Kini gitaramo rero yarateguriye no mwaka wa 2022. Igitaramo yateguye abwira abantu yuko hazaba harimo agashya katigeze kagaragara mu bindi bitaramo byose yagiye akora. Icyo nakubwira rero wowe urimo kudukurikirana kuri The Truth Inside, ndagusaba rero kugira ngo wirebere nawe, uze no kutubasha kuduhereza muri comment, uduhereze uburyo wabibonye cyangwa uburyo ureba nawe, utubwire inama zawe tuba turimo turashaka nazo tuzikeneye, cyangwa ukore shares cyangwa ukore na like kugira ngo ujye udushyigikira natwe. Uyu muhanzi rero dukomeze n'umuhanzi Fally Ipupa, ubwo yageraga kuri stage hejuru, aho yaragiye gutaramira abafana biwe, uburyo bamwakire bidasanzwe kuruta uko udashaka kubitekereza, kuko yarategerejwe cyane n'abantu batari bakeya, dore ko abantu benshi baje barimo bararirimba Fally. Wumva yuko kabisa bamushigike cyangwa ari abafana bamukunze cyane. Hagati y'aho ngaho rero hari n'abandi bahanzi baturuka muri Congo nabo bagiye kumushigikira, dore ko uko bose binjiraga kuri stage nta wundi bavugaga izina Fally Ipupa. Kandi nanakwibutsa yuko nanone uyu muhanzi ubwo yatangiraga kuririmba ari izina agiye akoresha cyane, izina yitwaga ngati ngo ni Kahanta no kuvuga ngo imyaka 40 ngo ari ku rwego ruri hejuru cyangwa ari kuri pouvoir ari hejuru cyane. No muhanzi rero wagiye uvugwaho ibintu bitari bikeya ngaho ngo akoresha iki n'iki, dore ko muri iki gitaramo haje kugaragaramo udushya dudasanzwe cyane ku buryo udashaka kubitekereza. Iki gitaramo cya Fally Ipupa haje kugaragaramo abantu 8 cyangwa kubonekamo abantu 8 bamaze kwitaba Imana bitewe na kadruva cyangwa uruvunge rw'abantu rwari ruhari, ndetse n'ibyishimo kumva yuko bari bategereje umuntu w'umustar ukomeye cyane, umuntu bakunda, umuntu
ubashimisha cyangwa ubanezeza iyo ageze ku rubyiniro. Akandi gashya kaje kugaragara muri iki gitaramo cyaje kubaho ingarukamwaka cyangwa kuvugwaho n'ibintu byinshi cyane. Ni igitaramo na perezida w'igihugu yaje kwitabira, aza kugaragaramo yaje gushyigikira uyu muturage cyangwa uyu mukongomani w'umuhanzi ariwe Fally Ipupa. Ubundi biba gakeya cyane kugira ngo utumire perezida kugira ngo yitabire igitaramo cyawe, ariko none ibaze nk'igihugu nka Kongo kiri mu bibazo, ariko noneho nubwo muri Kinshasa bitarahagera, ariko perezida akavuga ati reka nitabire muri iki gitaramo mbashe kureba ukuntu ibintu bimeze cyangwa ndebe ukuntu ibintu byifashe cyangwa ndebe uburyo abaturage babishimiye bene wabo cyangwa bashigikiye umuhanzi wabo. Hagati y'aho ngaho rero nk'uko nkomeje kubibabwira kubagezaho amakuru ya yuno muhanzi Fally Ipupa, reka mbasigiremo kugira ngo cyangwa se mbereka amashusho y'ukuntu igitaramo cyitabiriwe cyangwa ukuntu ibintu bya biri kuri standard iri hejuru cyane, dore ko ari igitaramo cyaranzwemo utuntu twinshi cyane cyangwa udukoryo twinshi cyane. Reka nanjye mbasigiremo iminota rero sasa, mukomeze mwihere ijisho murebe ukuntu igitaramo cyakimeze. Ubwo naho ubutaha mwibutsa utakoze subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru y'ibyamamare cyangwa amakuru nyungurabwenge. J'aimerais dire à la communauté internationale de jeter un regard ici au Congo, par les gens qui sont massacrés tous les jours. Une grosse pensée à tous les frères et sœurs qui sont en train de se faire massacrer à l'est du pays et dans le monde Congo. Une grosse force à vous, à nos voyants soldats, l'armée. Faites du bruit pour nous, Congolais, s'il vous plaît. Allons ensemble. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, appelez-moi Fally Ipupa, el maravilloso,